gourmet ni nkuko wakwambara amabiju nkuko wakwambara isaha nyine imitako ku mubiri watwaye ukuri ni kaisa ni saha wansika ndi borokan yabamutenda kora kumushuka kwere ibintu adafite uwo muntu yimuteye ntabyo nyagikira mu marira je ntabyo nicuza ariko hari ababyicuza Kongeye kuramutsa nshuti bakunzi ba Iris Rwanda aho murere hirya no hino mu gihugu amahoro Imana bane namwe abo muri mu bihe bimeze neza mukomeze mugubwe neza bari mu bihe bigoranye kandi cyane bibabaje namwe mwihangane mwisi hari ibintu biri Imana yateguriye abantu hari igihe cyo kwishima n'igihe cyo kubabara ubwo rero abantu mwese twebwe twifatanya namwe abishimye turifatanya ababaye tukababarana ariko kandi mwarakoze kubana natwe kuri Iris Rwanda TV ntamwe n'abakobwa babiri bashatse ko tuganira kuri topic n'umushinga bafite ariko kandi nubwo musanzwe mubazi reka mba mwanya bongere batwibwire muraho neza amakuru ya nese kuse ni meza ashize iminsi umeze neza kade oui meze neza basanzwe bakwita basanzwe abenshi banzi ku izina rya Anneth niryo nyiniraho muri filime nyina ikirezi kiniraho ikiro cy'urukundo no mu zindi filime Anneth nk'umwe mu actrice bashya dufite kandi beza uri kumwe na mugenzi wawe nayo yatangira twibwira nubwo nyemuzi Uranzi Nenda kuzura umuhanzi Oxygen Wanda umuhanzi amazina ya papa na mama Irumva Jean d'Arc Oxygen ivuge mu buryo bwa gihanzi sasa none mu buryo bwa gihanzi ndizime ko baravuga ngo basore muhatane tugeze ku mahungu twitamika tumuhate bisongo it's your boy who is make from nowhere Kazi kade ra mwana ndamukumbuye ukamuna dufite igitaramo bahambona rose tongera nivu watwaye ukuri ni kaisa ni saha wansika ndi borokan ndisugizake ya it's your girl Oxygen Ngibiki wakongera ugati ndicuza time yose namaranye n'agafeci abakapo bose nagusiko bafite ikofi nyinshi undutisha ubunenge bw'amacyo utuma njya kuri stress indirimbo ni yande ari nisa ngo ndicuza time yamaranye ndicuza time yose namaranye n'agafeci Shari uri umuhanga reka abantu bagukunde nawe si babyicuza hari byo wicuza je ntabyo nicuza ariko hari ababyicuza baze kwerekana ukuntu mwambaye bahereye ku birenge bazamuke ningera kuri Kadete ndamubaza kara kantu yambaye ku maguru cyo gasobanura ushaka kumana kunsumbaza kana ka gourmet okay ni gourmet ni nk'umutako nkuko yambaye amabiju nje nago nyambaye tujya rose gihe nakunda gourmet ni nkuko wakwambara amabiju nkuko wakwambara isaha nyine imitako ku mubiri kuki abenshi hari inyito bakita abantu baba bakambaye bakunda kuba ngo abakambara ni abaki bakunda kuba bigurisha ako nago gourmet yakisobanura kubera ki wambaye akantu rero kagaragaza abo bantu oya nyine hari abantu kuba hari buri wese afite imyumvire yetu sibyo umuntu ashaka ko ningu yipfumuye sibyo agatamo hari abantu badakundana bipfumuye agatamushyira muri nyine mu yindi kategori sibyo wabona nambaye ikanzu igeze hano ukanshyira mu yindi kategori wabona mpfumuye hano ku zuru
nabo n'abapfuye kwisi bavuga ko bafite indi kategori sibyo ariko sibyo babashatse kuvuga sibyo rero nakangaka sibyo ntabwo gasana umuntu yigurisha. Okay, tuzamuke nta ribi ngibyo nzabibaza abandi bantu batari wowe. Wambaye filme za make kubeshye is library are you serious ni za make aziguriye nyabukoko? Oh yeah vugi okay bazi ibintu by'ama library baze kuvuga ngo izi filme zigura ngaye inka zose ndi za dumbura mozi ndumva ndamuzi ngamaze imisi yambara filme hari cyane nawe uri kuvuga ngo yambaye filme za nyabukoko. Oh yeah okay ni nko ni sumbwe gute ni nko kugusebya kugira nyine wenda ikiganiro kiryohe atere comment ariko izi library ntabwo zigura make. Misatsi misatsi bahenze nayo na nyirayo nawe okay mvuze ku bwanje giti cyanjye numva ko ngiye kuri ngiyewe nta kintu mbona kuri Cadette baze kukugaragaza na mugenzi wa Oxygene. Oxygene tukuzi nk'umuhanzi ariko kandi hari projet wavuze watangije yo gufasha abana b'imfubyi ba ku muhanda aba homeless bano bana babarara tubona batafite aho gutaha. Byaje gute iki gitekerezo? Igitekerezo uko cyaje nkurikije ubuzima nyine nabayemo ndeba abana nyine bo ku mihanda nubwo nanjye nanyuzemo ku giti cyanjye biragoye cyane abana bo ku mihanda abenshi nyine hari igihe badafite ababyeyi ariko hari n'abafite ababyeyi ariko nyine batabitayeho rero niyo mpamvu navuze ati ntabwo nabihisemo nyine kuko wenda hari ikindi kintu ngiye navuze ati nkurikije ubuzima nabayemo mfite amahirwe yo kuba nagera nyine ahangaha nyine kuba narahageze ni amahirwe ndavuga ati why not nyine ntavugira abandi bakiri hasi nyine nko nabaye ijwi ryabo nyine kujya mbe n'abavugira abana bo ku mihanda nyine bakeneye ubufasha nyine bakeneye abantu babafasha tu. Umwana wakuze ari imfubyi kuri papa na mama ukabuzanye iki gitekerezo birumvikana n'ubundi nta bushobozi bundi burenze ufite. Hari ubwo ujya wicara ukigunga ukumva uri wenyine? Yego yabiho cyane. Hari igihe ugeramo kumva icyizere cy'ubuzima cyarazimiye ariko ubu ngubu ubigereranije na mbere n'uyu munsi wenda utunyuremo muri make uburyo mbere wari umeze n'uyu munsi n'uyu mushinga utangije kuko ntiwawutangiza umushinga wo gukora abantu bababaye nawe kibabaye ko bisa kose nuko hari uko umaze kuyakira mu mutima wawe nubwo amafaranga batari yaboneka wumva gomeze ute mu mutima mbere ese nizenze koko zikomeye cyane wanyuzemo? Uko numvaga meze mbere ntabwo ariko ubu numva nkimeze nyine tu ubu ngubu nariyakiye ariko mbere ntabwo nashanye ntabwo kwihangana byari byarananiye ariko ubu nariyakiye nubwo igihe kigera n'ubundi ko ntabwo ndagira amafaranga nyine tu kubyo nyine nabura gutekereza ubuzima nanyuzemo no kwibagirwa ubundi ni bibi. Ndavuga mbere ukiri umwana mutoya kugeza ubwo ucikanyijwe n'amashuri yawe kugeza ubwo ubayeho mu buzima wenda nta simbizi uburyo wakuzemo naho wagiye uba hatandukanye uko bisa kose ntabwo wakuriye mu rugo rumwe kuva ubayeho kugeza uyu munsi wa none. Nabaye ahantu henshi. Waba ubayeho ute rero tunyuremo nko muri make kugira ngo wenda n'utureba asobanukirwe nyirizina igitekerezo cyavuye? Igitekerezo ahantu cyavuye ngiye n'ubundi nabivuze tu nkurikije ubuzima nabayemo nubwo abandi bana barimo navuze ati kuva mfite aho ngeze hari icyo nakora nkafasha abana bakiri ku muhanda. Yego uza guhura na Cadette gute? Anneth mwaje guhura mute uburyo yakuganirijeho byagenze ute? Urakoze nawe nge nari nasohokeye mu gakofi shop ngiye kwifatira agakawa umura nawe ikawa yawe niwe cyanye
Yeah, it's okay. Nagukunda kumwera imbere y'abantu nyine gutya kuri kamera. Kuko ari uri kureba ikiganiro atari wone n'icyo kunywa. Yego. Ubwo nandi kumwe n'umushiti wanjye nawe yariko n'undi mushiti we. Ubwo njye nkunda kuganira deja kuko twicaye kuri table nawe wicaye kuri table nyine mba ndamuderangije tutatuganira ahita nyine biramushimisha n'ibyanamujena tutatuganira ahita Ariko ndazikwaka kugira ngo bese. Sorry. Ahita nyine sinzi ukuntu hari umwana watambutse turi hano nyine avuga ko kari hejuru muri etage haca abana bo ku muhanda muri mihanda bari gutambuka turabona bakunda bari gusabiriza mba ndavuze ni mana yanjye njye nyine mbaragani mu buzima bwawe mba numva nafasha umuntu wese uba ku muhanda sibyo uyu nawe atavuga ngo sure nyine tadugana icyo kiganiro kiba kirekire duhana nimero tadupanga umuti uzamitinga njye nawe turahura turaganira okay simvuze ngo mfite ubushobozi bwinshi ako muri niyo nafite igihombi nka kubona uri ku muhanda uri cyane cyane pe ngiye ngo ndagufasha cyane umwana w'umukobwa iyo mbonye umwana w'umukobwa ari ku muhanda ari gusabiriza niyo yaba deja ari n'umwana w'umukobwa wabyaye ahetse umwana ariko still arimo gusabiriza niba barimo gucuruza hakundi babacuruza biruka haranga Nyabugogo ejo bundi nari ndi Nyabugogo ngiye gutega ngiye kuza umumama uko gukiri mutoya ariko wabyaye araza arambwira ati yarimo gucuruza amabombo amashikarete arambwira ati wanguriye gutya kumva ndamubwira nago pera nubwo nabishakaga ahubwo nambwiye nge nago kwese ngiye shikarete kwa ndwara igifu nkunda amabombo nase nari mfite 500 mu mufuka nyakuramo ndamuhereza niyo nari mfite nago ngiye kwese nari mfite ako kanya ndibwo ningeri musanze na leta nyakoresha nyategesha moto byose ndabyirengagiza ndavuga reka nkora iki nyamuhereze kuba weranze kujya kwigurisha stila havuga ati reka nsagoringe urumva nabwo kujya ajye muri ubwo buzima bwo muhanda acuruza ibyo bintu nuko yabamutenda kora ku mushuka kwere ibintu adafite uwo muntu yamuteye ntabyo nyagikira mu marira nyine tunde niyo mpamvu navuze ni gufasha cyane cyane abana bo mu muhanda cyane ariko abakobwa nibo nyine arambwiye ati nanjye ngo byanshimisha dufashije abana mu mihanda ako cyane cyane nago tuziko abahungu tutabafasha nabo turabafasha ko dufite abana dufasha abahungu nabo bari muri babakobwa ariko abenshi cyane nabakobwa muri projet za Oxygen harimo kubakorera indirimbo ivuga ku buzima bwa bano bakobwa batega abagabo cyangwa se ku muhanda bakugasanga abana barandagaye kuko nubundi ntekerezo ubushobozi uyu munsi none ufite nubwo kwa wari imbwe ndo kumva n'abantu cyane ubushobozi bw'amafaranga bwarabonetse ntabwo bwari bwaboneka hakenewe iki rero ubundi nk'ikintu twasaba abadukurikiye nabo nyine bari kureba turacyari bato nta hantu turagera nyine badufasha muri iki gikorwa nyine turimo gukora bakadusapotinga natwe tugafasha abo hasi yacu ni igikorwa mwatubwiye cyatangiye mu kwezi kwa gatandatu ariko muzakilaunchinga mu kwezi kwa 8 ese mufite ubundi bufasha buri au départ cyangwa ni mwebwe ubwanyu gusa mwatangije igikorwa wo Anneth na Oxygen ndi kureba nta bundi bufasha turabona uretse nge n'uyu namwe n'igitekerezo mufite ni igitekerezo dufite okay nango hari abo deja dufite bakeya hari umwana w'umukobwa w'umwangavu umva bakeneye pade bakeneye iki nyine turabibemera n'ibiryo nubwo nta mafaranga mfite pe ariko niyo nafite 10 bijya binshimisha nawe niba afite 5 nawe mfite 5 tuvuge gataba 10
kujya bidushimisha tugiye nko ku muhanda tugafata abana bashanje tukajyanaho tugasangira nabo niyo mwanywa amata ndakanywa amata natwe tukanywa amata tugatumba bidushimishije na rero nta wundi bushobozi bwinshi dufite ahubwo nk'ahantu hadukurikiye kajya wumva kubijwi rya rubanda kuri ko bavuganira ibyo bavuganiye bikaba byabageraho njye mba numva nabikora nkabijwi ryabo nkanavuga abantu benshi badukurikiye bagira imitima yo gufasha deja nawe ubwabo bashobora kuvuga ati bari abana kuko abantu benshi bafasha ariko ntibimenyekane aho ngo gutya tuje kuri kamera tukabivuga ashaka kuduvuga ati bari abana bafite umutima nanjye reka mbashake njye nkora iki njye mbafasha nimba ari umufuka w'umuceri tugiye nimba ari abo bana badafite ahantu baba bavuga ati reka bashakire inzu babemo oxygen nk'umuhanzi uracyari gustragolinga no kugira ngo izina ryawe rizamuke ariko kandi wishizeho undi musaraba cyase umutwaro uremereye n'abantu urugendo rutoroshye bari ne gahonga yari bigezeho bigerageza abantu baracyabikora ariko sinahamya ko ari ikintu kitazabura kugutwara uburyo bwo mu mitekerereze n'amafaranga ntuzacika intege bimwe bigasigara mu nzira gucika intege ntibibura ariko iyo ubonye abantu bagusapotinga ntabwo ucika intege yego nubabura nimbabura ni ukwihangana uzabivamo oya nzakomeza ariko byaba byiza nyine badufashije ngarutse inyuma gatoya rimwe na rimwe usanga abana babaye nka buriya buryo b'imfubyi niba bageze ahantu bagera ahantu agacunaguzwa akaba mu bundi buzima kandi ufite experience wadusangiza urambajije ufite experience wadusangiza ku buzima bw'umwana umeze kuriya aha wenda bamufashe ngwino ube mu rugo yagera akaba yahinduka ikindi kintu akaba yahinduka nk'umukozi akaba yahinduka nk'iki birashoboka hari igihe nyine ubu ugira nk'umuntu nyine hari abantu bazakugukuraho ku muhanda uzi ngo bagiye kugufasha wenda bagiye kugira umukozi wo mu rugo no kugira umukozi wo mu rugo nabwo ntuhembwe nk'umukozi wo mu rugo biha ngo bari kugufasha ariko ntibagufashe nyine bikwiye basi nyine barakakugira uwo mukozi wo mu rugo banaguhembe nyine kuko wakoze ariko nabwo ntibaguhembe mfite experience y'abantu b'abakobwa baba bakora mu nkuriya ari abahomeless ariko bakora no mu tubari bakora mu tubari badahembwa ahubwo ari nka address umwana w'umukobwa muzamufasha mu gitekerezo mufite urakoze njye numva kujya ubwo ugiye gukora nko mu kabari udahembwa numva haba ari ikindi kintu kiba kikujyanye njye numva ko umwana w'umukobwa akugira njye gukora mu kabari ntabwo mufata nk'umwuga mubi sibyo hano ari umwuga mubi n'akazi nk'akandi n'akazi n'akandi gahemba ahubwo ikosa nkongo aba yakoze njye kujya muri ako kabari atagiye gukora ku kazi ahubwo we ari ibindi bintu bimujyanye umuganisha akakumva nyine akakumva wamuvanamo abantu twitege iki muri uyu mushinga wanyu twe tubonye abantu badufasha twifuza ko byagera ku rundi rwego abana bo mu muhanda basabiriza bakagabanuka kuko muri kino gihugu umubare mwinshi w'abana bo mu muhanda basabiriza ariko hari n'abana bo mu muhanda bajya gusabiriza nacyo tukigarukeho ntacyo babuze abo bakeneye inyigisho abo nayo ni inyigisho dufite n'abana benshi muri iki gihugu ntabwo turagira umubare munini babasabiriza kandi hari ababyeyi nabo babigira business bagakohereza umwana we ati genda usabirize uyazane nabo babyeyi nabo bakeneye inyigisho nyine dukeneye ubukangurambaga bwo kuganiza nk'abo babyeyi bafata abana babo bakabareza amanda gusabiriza kandi bafite papa wabo na mama wabo iyo nayo n'indi nyigisho hari n'abana basabiriza ko nta kintu na kimwe bafite abo nibo dukeneye gufasha
umwana udafite umuryango n'umwe w'aho kuba. Deja n'abana bava iwabo kubera ko yuko bananiwe kubana n'ababyeyi babo nyine babahohotera bagira iki, bikangombwa ko yuko bava iwabo bakajya ku muhanda gusabiriza. Urumva ubwo n'abo bana bo urabumva nabwo nyine n'ababyeyi bakeneye inyigisho. Urumva twe dukeneye tuwe nandi batwegera tukaba nka groupe nini byadufasha kurushaho. mufite indirimbo My Road mwakoreye abana bo ku muhanda nabo ngabo bababaye, ariko ni na filime igakurikirwa na filime muri gutegura mwise My Road mu muhanda wanje. Hari umuntu utagenda mu muhanda ko batwubakiye imihanda kubera iki? Bakuzije kubera iki? ntawe utawugendamo nyine, ariko hari abawugendamo bakawuraramo n'ubu bakawuraramo na nabi. Hari abawugendamo bakawuraramo na nabi. Bivuze ngo nyine bigaruka kuri bari abana tu no mu mihanda usanga baraye mu miferege, ntacyo kwiyorosa bafite, ntacyo wenda ntibanariye, iyo niko kuraramo nabi nyine. Imana bagabanyirize umusonga. Kandi natwe turabashyigikiye muri projet mufite, mwatekereje neza, muri abakobwa beza, muri abari beza, mwakabaye mufite ibindi mutekerezaho, mugatekereza kuri za iPhone, mugatekereza kugenda mu modoka meza, ariko mwese ndikora mutuze telefone nk'iyanjye, bigaragara ko amafaranga mufite mwashira mu mishinga. Ugiye bita mu akantu bye nagari keza. Kanonyesho bagasa. Namwe murazikeneye. Okay. Sabe iPhone dusaba ko abantu badusupportira muri kiriya gikorwa. Tuze gupininga nimero yande muri mwembi. Byiza yawe wenda mukajya muvugana. Kuko nshize yanyu babatereta. Ntago kuko bashobora no kuguhamagara bavuga ati ndashaka nimero ya mukobwa tuvugana, sibyo? Iyo nta badahura n'ibigosha, sibyo? Hari ushobora kugusaba nimero yanjye akubwira ngo ashaka nyine amfasha kuri uwo mushinga mfite, ariko atari byagambiriye, ari ibindi bimuzanye. Icyo gihe ntabwo umubwira nabi, umubwira mu kinyabupfura, ukamubwira uti njye nibi projet ni ibyo bintu nta hantu bihuriye nabyo. Nkuko no kubwira ati niyo tuganiye kuri iyi projet, ukagenda uzi ko agiye ubwo bufasha, wagera ugasanga kujya ubwo bufasha hari ikindi kintu ashaka. Icyo gihe nabwo bibaho. Ntabwo hari n'abaduhamagara nubwo ari ubwa mbere tuje kuri kamera tuvuga uwo mushinga, ariko hari abaduhamagara batubonye turi kubikora bikagenda gutya, ariko uramubwira uti ibi n'ibi ntabwo bivuze ko ari ikiguzi, ahubwo ni umutima wawe wo gufasha ufite muri wowe. Kade usenyera mu baki mu rugo n'abamizirima wowe je nakure mu mizirima, ariko kuba bivuze ko mu mutima wanjye ndacyamumizirima, wenda ukunda ku myambare ntabwo ndi mu mizirima, ariko mu mutima wanjye ndi mu mizirima. Arakirimo kabangwa ni si ya katolike karirimba oxygen aririmba. Katwinjire ku bumenyi katubazo kubwira muri tayari, ariko rero nkubwire ngo utwo tusanduko uzatuvaneho kubera ushaka gutuma umuntu atekereza cyane, kandi umuntu afite ibintu byinshi byo gutekereza. Akabazo koroshye cyane karimo n'imiyaga. Dufite icyo bita 5 volcanoes, ibirunga 5. Nibi uvuze dufite ibirunga 5. 5 volcanoes. Nibi hari Bisoke, Karisimbi, Muhabura, Sabyinyo.
ni shawiseka n'akagera shawiseka ese kujya kutanyunganira ngo ingoye zero Kate, telefone nziza igezweho muri uyu munsi wa none ni iPhone kangahe? Ni 13 plus. Kiri mu bintu kitaje kinanira abakobwa. Kubera. Oxygen, u Rwanda duherereye kuwe mugabane? Umugabane w'u Rwanda. Mu Rwanda duherereye kuwe mugabane? Tumureka subiza. Tubwire Afrika iri kuwe mugabane? Basi tukagwaza kazo koroye. Subiza kimwe nawe muri ibyo mbaje. Nyine kimusubize nta kintu umuntu yabyise umunsi kosora u Rwanda riri kuwe mugabane nyine kimusubize arakubajije nawe kimusubize cyanani nawe nacyuze ndetse ko kitubaza ibibazo utazi nawe ye kwaza akazo kanyuma kamwe sina Gerard akora mu kahe karere ninde Nyirangarama Rurindo Rurindo nta kibazo na kimwe ugeze usubiza mbaza ibyonze Lake Kivu ni mu kahe karere Lake Kivu iri mu kahe karere Gere ngeze mu Rwanda vuba ngeze mu Rwanda vuba ntabwo ibyo mbizi Gisenyi iri mu karere ka Gisenyi oya akarere ka Iburasirazuba Iburengerazuba akonze ko kiviri Gisenyi nayo Gisenyi muri mumbwira ibintu bitatu bitemeye gucuruza mu Rwanda bikorwa nka forode bakaba bagufunga n'igihe kinini Rumogi Kanyanga bingahe bitatu mwavuze kimwe mforo kari byinshi se bivuze bitatu na cago na cago mwakoze kubana natwe amahoro y'Imana bane namwe dufite igitaramo mu kwezi kwa 8 tariki 13 kwinjira kuri couple ni 30 naho ku muntu umwe ni 20 kizabera Fatima Hotel azaba ari igitaramo cyiza cyane kizakirimo umuhanzi Wizimeka n'abandi bahanzi ntari buze kuyita mentioninga tuzerekana mo romantic night movie batumire muzaze mutanye mugura amatike yakiri kare